mbo mukomvayeri naragiye n'ihene urumva muri hene zibazize ubwenge waragiye nehe mu mujyi muri Karabaye naragiye neza kwa Papa Jean kubanga impamvu hene zize ubwenge no kubanga izo hene zarankatishaga umujyi je nazijyaga inyuma najyaga inyuma nkazikurikiro zigiye no twaramanuka mu Nyakabanda tukamanuka kwa Gikongoro urabyumva zikaza zikoza mu biryogo hano kuri Natarakom habaga Pobere tugakata ka Kigali ngenzi kurikiye urabyumva kandi umango zikaba zize ubwenge zikahande zigiye zikaba zifite iminota ziri buhamare itarenze 3 kandi tumanuka mu Kiyovu tugakata mu Rugunga urabyumva neza tukazamuka Rwampara tugahinguka ku Mumena zikazongeza zikansubiza mu rugo none zuko ninde baguragiye ni uwo zabaga zindagiye none nkaba narakundaga kurya nyuma y'abandi kugira ngo bambikire ngiye ura gukora ibyo ni ibya kera urabyumva bura kugira ngo ngiye kugura amatora n'ibindi ndabaza nkagura umuziki nkakurikiza amasafuriya nkakurikizaho ibiryo urabyumva neza nubango bura amatora n'ibindi biza nyuma ariko nubango nabanje kugura amasafuriya n'ibiryo n'umuziki wawe uvuga ngo ariye kayigeza kuba muri gereza waje umene ibigori bakaguhana ariko biba bikwiye noneho wabigiye kuba twebwe umuntu ugiye kubiha cyangwa uri bubihe babitaga baribwe wabwira nk'umuribwe ati nkwiyera ibigori se akahita akubwira ati kugira ngo mbiryo urashyiraho n'avoka niho bandimbati bamboneye rimwe na rimwe rigiye kuva nk'umuntu kuziganira ngo ndimbati niwe kuzamuye ntago ariwe nzamuye ko nagiye kubimusaba muga ko mfite impano wamfasha iki nk'umuntu ngo tujye dukorana aramwe ngo nta mpano ufite ahubwo ngo guhibumba 10 byo gura kawunga abyumvisha niko ndimbati yakubwiye ko yambwiye bayakambabwire mwabantu bari abantu ni superstar yakananzo vuna abastari muri bino bintu ni kubitiye cross bandagiye banditaye ngeze mu rugo bwo umuntu asaze mubona pause yatetse abyumvisha bandiririye maje kurya Ayese kanonye basuze kandi mbahereze ikaze mbashimire by'umwihariko ko subscribe na mutayikora mubwire ngo uyu ni mwanya w'ibikuru by'ibana no kubiganije bitandukanye. Turagarutse rero murabona ko tubira umugabo hano ebana umugabo wihaye umeze neza cyane. Ushima Imana kabisa. Ebana. Ongera ubiyibutse ubundi twiganirire ibintu birushaho kugenda bamwe muri mwe cyangwa bamwe muri mwe mu nkurikirana ku YouTube asanzwe cyangwa handi n'ahandi munyitanya mabondo ariko ubu n'ubuvango njya amazina nyakuri nitwa Manirakiza Placide nkaba ndumugabo w'abana 3 n'umugore umwe. Uhereye hano neze ko nibuze kukubaza kwa ko nanyo bwose turi inshuti dukorana kenshi ntago nari nzizira rya nyakuri. Yes narinzi nyamabondo abana bwati uyu munsi turuze kusa nagena tugaruka ku byinshi abantu batazi kubera ko umaze kwamamara abantu bamaze kukumenya ariko hari ukuntu usanga umuntu umuzi uko bamuguha ariko hari byinshi utazi kuri we. Ndagira ngo uyu munsi rero tuze kuza kugera dukomozaho gake gake noneho tubabwire uyu muntu mubabona ninde ni muntu ki ngira ngo nicyo turuze kwibandaho uyu munsi uhereye ku mazina ariko umuntu ashobora baze Nyamabondo nubwo tumuhurira no Kigali avuka mu kahe karere. Je no kuvuga ngo mvuka i Kigali ariko ruvango impamvu nkunda kuvuga i Musanze niyo igisekuru cya gituruka. Mama wanje avuka Gitarama papa wanje avuka Musanze. Mama wanje avuka no ku Kamonyi papa wanje avuka i Burera ariko navukiye i Kigali mu karere ka Kicukiro. Okay urumva ko rero uri kavukire umunya Kigali cyane ariko nakuriye mu Kiyovu hano mu Kiyovu cy'abakene rwandi rwa Sopetrade. Ejo numvishe uri kumwe na Nyabitanga nubwo yatereka buri ndo umunyamurenge. Rimwe na rimwe bitewe nuko abanyamurenge nabanye nabigiye kirekire niga no gukodesha nzi n'abantu bambere nakodesha nabinze abanyamurenge. Icyo gihe ufite nk'imyaka ingahe ubundi? Icyo gihe ufite nk'imyaka ingahe utangira gukodesha inzu ku giti cyawe bwa mbere? Nari mfite nka 13 cyangwa 14. 13? Icyo gihe urumaze kumenya kujya muri ghetto? Kuvuga ngo jewe barafite amateka maremare. Jenoside imaze kuba mu Rwanda natandukanye n'ababyeyi buri muntu akubita cross rubanga bacu bari barateye bombe bari umuntu banje barapfuye nanjye nzi ko n'ababyeyi baje bapfuye ndigendera no kuvuga ngo ubwo turahungenda hunga ngarukira Gitarama
rero tugitarama ajya mu kigo cy'imfubyi badushyira mu ishuri navuye mu ishuri ngeze mu wa gatandatu mu gihembwe cya mbere primaire ya secondaire primaire mu gihembwe cya mbere gita nizira i Kigali nzi Kigali nahereye Nyabugogo hariya hari umusaza w'umukongomani najyaga ntwaza bo icyo bita ntuza shampoma z'imodoka yasudiraga yaratuye mu Nyakabana nkajya nzimanuka nzikoreye nkazizana Nyabugogo ara kwa Mutangana ubwo ibyo ngibyo bivaho bivuyeho mukumva yeri naragiye n'ihene urumva muri ihene ziba zizi ubwenge waragiye nehe mu mujyi muri Karabaye naragiye neza kwa Papa Jean ubwo ngubwo nyine maje kuragira ihene umusaza umwe umugabo umwe arambona w'umurebe cyane nshima bita Muhammad Kanyabugabo Haji ni kuvanga nshyira mu rugo anyigisha ibintu by'umujyi no kuvanga mu bantu nawe bandemye utararenga bavuze ihene zizi ubwenge gute kuvanga impamvu ihene zizi ubwenge no kuvanga izo hene zarankatishaga umujyi ngiye nazijyaga inyuma nkazikurikira zigiye no twaramanukaga mu Nyakabanda tukamanuka kwa Gikongoro urabyumva zikaza zikoza mu biryogo hano kuri Atarakom habaga Pobere tugakata ka Kigali ngenzi kurikiye urabyumva kandi umango zikaba zizi ubwenge zikahandi zigiye zikaba zifite iminota ziri buhamare itarenze 3 tukaba tumanuka mu Kiyovu tugakata mu Rugunga urabyumva neza tukazamuka Rwampara tugahinguka ku Mumena zikaza zongera zikansubiza mu rugo none zubwo ninde baguragira ni ubango zabaga zindagiye kuko buriya n'ubango nureba Imana ikamva nkubwiza ukuri n'imbere y'Imana ihene yo mu mujyi irusha abantu bo mu cyaro hafi ya bose ubwenge aho ntago twagira nta uzima bijye kubikubwira umuntu wo mu cyaro nureba kujya kwambuka umuhanda bimufata igihe ariko ihene mu mujyi uzabicunga uzabirebe yireba hepfo no ruguru ikahita yambuka unyibukije nagiye Kampala mbona kuri inka zaho urabona hariya kwa Rubangura muri rompo nyine y'umujyi inka zaho ziri gukata zigenda zirisha nta kibazo zifite ihene nukabe ukuntu inka yambuka umuhanda kibazo se noneho izi nka mwe ukabyara mwe nyine ziba zizi kwambuka wagira ngo zizi ubwenge mugani wawe wongeye kabikubwira n'imbere y'Imana gera bumva ihene nabanye nazo ihene Imana ubanga ihene zirusha abantu benshi ubwenge bo mu cyaro kanaza ubwenge urumva umujyi narawumenya neza rwo nawuvukiyemo ariko ihene zarawuyigishije zigera zikata kandi ubwo ihene bura nazo zigira umuntu zigira izindi ziyoboye nuvuga ngo niba yegutse igiye ndaza zite zikurikira babyumvishe ibyo mbizi ku nka niho naga mbona oya no ku ihene buri kintu cyose kigira umuyobozi gwumva ku ihene ariko bura nkunda imbata none rero ngiye bura mfite amateka ateye ubwoba kandi mbu ntago wabyumva nagiye kuri Rafiki kera nyiri umwana Rafiki abatarana yubaka ngiye kwirebera birabyavura ndimo ndirebera nyine vore na basket haba haje umumama ngo nsa nk'umwana we wapfuye wabyumvije umumama abaranyijyana yanjyana we mu gipangu ariko njyana we mu gipangu nari ikirara turajyana anyereka nzaza ndara aravuga ati wowe anyereka nta umwana we yamushyinguye mu rugo aravuga ati wowe kurya no kunywa ujya unanywe unakarabe n'imyenda zaza n'ibigura byose byose ndaza mbiguha noneho hafi yaho hari abantu bakoraga imigati bitaga kwa Mugande noneho ngiye njya kwiba imigati ariko ubona ngendaga nambaye igipira kirekire nyine kirekire ariko kibyimbye noneho nkahita ninjira mu ifuru nyiri ifuru bamwitaga Dani imigati nkayipangamo gutya hano gutya mvunuza noneho nkahita nasohoka bakambwira ati we niho nizana Kabira ryaturutse Kabira ati nta kintu twaye nkavatira kare kagiye nta kintu ntwaye mwene muzehe aturabeshye ubwo nkahita nsokta none nabagiye kwa mama wandeze nukuvuga ngo ubundi bamwita Mukamana Hadija nukuvuga ngo yaranipfere kapfa nahari ngo nge no kumukingura yapfuye ndi Madrid ubwo mama noneho akaba yanegereje yicaye muri sara ajyangaze kureba igenda ibutahire none nkaba nafunguye idirishya urabona kera habaga amadirishya ataragiragamo grillage none naza nkahita nca muri rya dirishya nkamanuka buhoro namara kumanuka nkahita nkubita korosi arimo arandeba nkagenda nkahita nkubura mu ya migati nkahita mbyutse umukobwa witwa Suma nyine ngo Suma nawe yambaye hafi bya atari akavuga ati byuka nzanye imigati akaba arimo aranyumva none wa mama
aza kureba asanga meze nka wa muhungu we wapfuye nawe ngo kera ajya gutwara imigata kwa mugande none aranyikundira byatari abantu mama arankunda akajya ngurira imyenda kuko akambwa ati disi buryo umuntu apfuye rata atavukira ahandi ati ni wowe neza n'imico gutyo bigenza niko yajyaga bigenza nako ajyaga yinjira mu muryango ati se cyangwa muravugana haba ati ngiye nta nubwo muzi nabwo tuvugana ubwo none bana none nkaba narakundaga kurya nyuma y'abandi kugira ngo bambikire njye ura gukora ibyo ni ibya kera urabyumva abye yikundira igiporezo none nagera nkavuga ati meriti naho namenye igiswahili ati meriti wallahi njina ni uwa wende pari wangariye mu bisorori bana nkagenda nyine nkahita nkorera igisorori nkaba ndariye nkavuga ati wallahi meriti leo se mbona cyakurana kidogo tukore ibyo ari bikeya ari yari nka mama wanje neza kabisa ku buryo na mama wanje umbyara naje kumubona nyuma yaho nkajya mvuga ati ngiye nifitiye mu mama unakuruta bana umumama turibanira aza kugira ngo yigira muri Mali ubwo nyine turangirizanya gutyo kandi yashaka kunjyana ariko birafeyiringa kutamateka nka rya kote nawe rya kote rya nzovuze cyari ryayaga oya niba ari umugari sime bango unamateka nka rya kote ariko ntago nzari iryande hanyuma ubwo buzuza iryo kote bavuga ayo mateka kanyuze mbyibuke no kuvanga ari umugabo yagiye ahantu mu bukwe ariko umugabo akaba yari umukire ageze baramugarura baramubwira ngo subirayo ngo nta muntu kuja muri muno ko atambaye ikote asura ajya kwambara ikote none agiye kwambara ikote bajya bamuha ikintu cyo kurya akakimena muri rya kote bamuha ikintu cyo kunywa akakimena muri rya kote babagize gute akamena muri rya kote rwo se umugabo we kote rwo ibintu kamena mu ikote bimeze bita avuga ati ngiyewe naje mu nyirize naje mu nsubizayo tubuhaje ikote niryo muri muraha none nyiri uko aravuga ati uyu muntu ntago mumuzi ariko yari yaje yambaye nabi ubwo niho wamugara rya kote waturutse rero ngo hanyuma se hari inyuma ngo ufite ibyago nk'ibyanjye na bizuru nyina wabizuru ubango bavango nyina wabizuru ubone ni ingurube burya se buriya nyine wabizuru ni akabenzi kuko ntaguze ko se nyine buriya ngo akabenzi ari ibintu kataye hasi Imana yarayibwe ngo izubabuka ariko ibyo bintu yabibonye nene ibiki yataye hasi ndine niyo mpamvu reba ugenda reba hasi ngo nefu buriya ntago igira rama ibigenda ishakisha aya hari uko bajya bavuga ngo nyina wabizuru ngo imba ngari uburozi yanitse sinzi ko njye bivuga nabyo ni nka rundi mugani we nyina wabizuru ngenze kari akabenzi nabizuru nyine ni akabenzi ariko hari n'umugani bajya bavuga kumva aravuze ngo ngagize ibyago ko ibyanye wabizuru yego nyine barabivuga nyine kuko inguru bitagira rama numva ariho bituruka okay reka twikomereza kara kaciyemo uva kwa uwo mu mama yaragiye muri Mali we ntibyakunda ubuzima bwakomeje gute kuvuga nyine iki gihe nahise nikomereza ubuzima bwanjye bora no kuvanga ikintu cya mbere nabonye mu buzima umuntu agomba gushaka ikintu akora kugira ngo abeho kwishaka ikintu umuntu agomba gushaka ikintu akora kugira ngo abeho yego rimwe na rimwe ari igihe abantu badafite imirimo cyangwa badafite ibyo bakora bakirirwa mu rugo jewe ejo urabona twarigiye gukura ari igikona yakayarampamagaye nkusanga ari igikona yakamageze aramwe ngo ntaganyebuka kubera gusinda n'iki n'iki kandi umwe ari kondisiyo zimwe bari bampaye abantu b'inshuti ze ibyo bintu nibyo barimo kubimushakira ngira ngo nibona nibyo mpamagariye ndaza mpageze mbona aransuzuguye ariko nizukora ngo ngiye kwisura umuntu ishumi yanjye ufungiye igikondo yego ndabyibuka bita mureberwa Samuel ubwo mba nkubise korose mpageze noneho umuntu ahita amugara arambwira ati wansanze kuri Great tugakora ndavuga ati ndumva nari muri mude yo gukora ati hari ibyo ngiye kureba ari umuntu yarahaye ampuringa y'inkorere mu mujyi reka njye kumureka ndeka kampuri yanjye yima urimo urabyumva ubwo mpageze mbamuye na wa mutipe witwaye Nick TV yego barambwiye ati nkorera akantu nk'umuntu wanjye tubino bino wabinkizemo nta kantu ufite ko gushyiraho ubwo nta kintu nari bica byari bincanye nagira ngo nanjye ngire icyo ntana nyine bamukoreye akananye ku biti bica njya kureba wa muntu nahaye ampuri yanjye ariko ampuri nkabona narayimuhaye mu kwa 8 aciwe 21 narabimuhaye giraga ibintu byanjye bura ngende mu bantu
bakunda kwizera cyane pe. Uko burangiye mba numva yuko uko umuntu agirira icyizere cyangwa uko umuntu agize nanjye mba numva ari uko nanjye mba ngomba kwizera abantu. Buriya rimwe na rimwe rwariye ko twibwira abantu ko ari abagome, ariko numva ngo ntago ari bose, kandi numva ngo buriya abantu nibo tuzamura nabo batumanura. Ubwo umugabo mba ndagiye ngeze mbwira umuntu uti wambonera umuntu bita Gikondo. Aho nari ngiye nsanga aho yakoreraga baramwirukanye. Mbwira umugabo ndavuga ati ngiye numbonera Gikondo guha 5. Aturisariye. Tuba turagiye tujya muri etage ya mbere. Gikondo turamubuza. Tugezeho umugabo arashwanira avuga ati abantu nabajura ati iki niki. Wabyumvise? None ngenda ndavuga ati wowe ikarumeti wibabwira n'abatude abantu bazubonye n'abatekinisiye. Turamanuka tugeze mu muryango w'akazi niho twamusanze. Cya kwihangana byanze. Ndavuga ati tujye kuri RIB. RIB ni rubikemura ikibazo cyanye nagwaye ampuri mu kwa 8 none abarambwete rwose tugere nakore inkoreka nayibitse muri resitora. Turagiye tugiye resitora zara mu mujyi ababwiye umuntu uti ya radio baje kuyitwara. Aragiye arafunguye radio yikuyemo. Naho radio ntago ari yanjye radio yarayigurishije. Iyo nindi ngashaka ko mpindurira. Ndavuga ati uramendura gute radio nagwaye ampuri yanjye. Kandi ubanga uzuye ampuri kuno byagenze. N'umutipe wayima bitabizimana Christophe. Je narafunguwe. Umutipe akaba ari 10 yanjye akaba taransuye. None arambwira ati wowe mbara ngiye nkunda ibintu bya mbere nkunda umuziki. Bura kugira ngo ngiye kugura matora n'ibindi ndabaza nkagura umuziki nkakurikiza amasafuriya nkakurikizaho ibiryo. Urabyumva neza? Nubango bura matora n'ibindi biza nyuma, ariko nubango nabanje kugura amasafuriya n'ibiryo n'umuziki wawe. Umutipe abanyekubitiye ampuri ariko aragenda baza bibwira umugore we tigewe tuyi muntu n'inshuti yageze gutya ati yampuriye kwimuha ajya yikoresha. Yigejeje mu rugo nyicomekirashye nyijyana kuyikoresha kuri uwo umutipe. Yigezezayo ampuri biba ikibazo cya danje. Nabwo bamuteje ubwega abantu babarahuruye. Burano ko umusitari ni byiza abantu bakadatinya amabondo uti nta gucika reka tumugufasha. Turashaka kwibuka uyu musitari. Urabyumva? None umugabo tugeze imbere ramena nabwo ariko bwa mbere yarampize umuziki ndavuga ati mutana kare mu umuziki RIB dukize. Haba haje umutipe ngo niba yitwa nde ucuruza mu isoko rya Nyarugenge. Aramwishingira avuga ati ngewe wa mugabo we fata nimero yanjye. Uyu muntu ndamuzi. No mu buzima busazwe ni ikibwa ariko burabwo yaraguhemukiye. Ariko aramuza ati ampure nyamabondiriye. Abyumvishe? Tampure ntago nze tampure narayiriye. Ati wirya gasari yawe. Umugabo aramuga ati nyamondo wigendere. Tampure yawe ni ngewe ugiye kuyibaza tejo uzaze nyigushye. Ejo ari uyu munsi. Bankubise korosi vuruma nyine yaje uko yaje nyine ariko ahitamo amafaranga. Aho amafaranga uwo mugabo aravuga Gikondo tigenda mpuri yishake uyimushye. Arambwa ati uzampamagara uzitora. Nikubitiye korosi bandagiye. Banditaye ngeze mu rugo ubwo umuntu asaze mu na pause yatetse. Babyumvishe. Bandiririye maje kurya. Ubwo burangiye we nasanze arimo kwirebera agafilime kuri YouTube. Ko n'Imana ngira ibintu ngiye nigurira aga televiziyo kano ka smart. Nagakurirwa muvundira ngiye ko burana ubumango ndi mugiye nkunda umuziki cyane. Ndavuga ati ubwo ndeka mbe nicariye hanze nifatira akayaga. Ati mukanya ndaza nimvira umuziki. Naryamye saa 10. Filime yarebye yarangiye saa 7. Wabyumvishe? Irangiye urabona ibiri hinde biratinda. Nanjye nyita nikubitaramo umuziki. Nikubitaramo umuziki nimvira akaziki. Ndiryamiye saa 10. Mba nivuga nawe mutipe nshuti yanjye nakubwira uri muri Amerika ugiye kumfurnesa ibikoresho nkajya nkora. Urabyumva? Bivuyeho ubwo ngo bimaje kuvaho. Ndabyutse mu gitondo hari umugore buriya no kuvuga ngo ngiye nakwandikiye buriya nta kazi nari mfite. Urabona bano bantu namwe wagira ngo murareba wagira ngo mamurebana. Hari umugore usimamagara Kanombe ati waje ukankorera none hatuvugana buriya no kuvuga ngo umaje kubona ngo uramanutse. Ahita ndaguhamagara.
gorose ngo nyama ngo tugakora ko ndi Kanombe ngo ndavuga ati wapiti hari umuntu tugiye gukorana kano kanya ati kandi jewe ntago njya mpinduka ati subwo ngubwo tibwo wamuretse basi ndavuga ati hoya tibyo byihorere ati iyo bishaka kubamamagaye mu gitondo hari umuganda ati nabirara ndavuga ati birara no bamamagaye nkaza mu gitondo mbere y'umuganda umuganda ugatangira turi wawe shabarambwiye ati kabose ati rwose tuwo muntu ndavuga ati ibyo ngibyo byihorere ati wamaye nimero y'akazi ndavuga ati nimero yaka ntago wamubona nanjye ntago nzahari ubwo babivuyeho ubwo nuvuga iyo party yaranye none ubwo bisatse ngiye ku yindi party y'aba superstar aribo banyubaye muri bino bintu ari ya Kamwana na Nzovu nuvuga ngo rero rimwe na rimwe ari abantu je bambonye muri bino bintu ariko babona ndi nk'umuntu w'iki ndi nk'umuvubuka kandi koko ndi umuvubuka sinzi niba uri bunyemerere nkasa no guca mu ijambo navuze ko turibuze kugenda tuzamuka kugira ngo abantu baze kumenya wowe wa none uyu munsi niho nari ngiye kugera use n'udusangiza muri make ukuntu waje kwisanga kuri YouTube wogeye uko ibiganiro bigiye bitandukanye. Yes, no kuvuga ngo rimwe na rimwe nyene nkunda kubivuga wenda nk'abo bango no kubyirata cyane ukugira gute no kuvuga ngo muri no Rwanda nta muntu udafite umuntu ufunze udafite umuntu ufunze afite mu byara we yego udafite mu byara yo afite se wawe afite n'inshuti afite n'iki ruvuga ngo nyemvuye hari amfunguwe narageze mu gihugu mbura akazi mbuza akazi urabona kandi umuntu abakeneye kurya akeneye kwishyura inzu ariko nkabashimira umuntu wari warampaye inzu ntabwo ugeze nkiraho puresha yarambwiye ati wowe nibyemera uzanyishyure nibitemera ati uzagere karambwiye ati kuko isi iteye ati teje bundi ari yaba ari wowe nanjye akaba ari ngewe ariko n'ubwo disi yarabibonye kuko ari mu bantu nawe arimo aranshima kuko ubu ngubu arijyamamagara kambwiye ati bimeze gutya na gutya nkavuga ati bireme nanjye reka mbe nkudomeyeho kambwiye ati reba rwose tukuntu nihanganye urabyumva uwo ni umusaruro wo kwihangana tunamushimira ko yabashije kukwihanganira si benshi babikora ntabwo ari benshi babikora ntabwo umuntu uguha inzu kandi buri kintu gitangaje umuntu kwihanganira gutyo siwe mukire mu bo dufite oye si n'umukire sinigire uvuga ngo ni umuntu gusa uraho ugira umutima wa kimuntu nose nuvuga ngo yankubise zarambwira ati umuntu nta muntu ufungwa nta kintu abafite tiriko ndabizi tirabona ufite imbere heza tibawe tuza wumve yuko n'umwaka wumaramo n'ibiri tiriko wa gatatu tinakubeshye nawe uri mu bantu muri cyo gihugu bazabazwe cyangwa bakiyoboye icyo kizira gusa yamaye nanjye nakigendeyeho wabyumvishe ariko no kuvuga ngo hari akantu nasimbutse byo nashatse kuvuga buriya none ubwo nibwo ngare muri mudugo nkaba nkibutse kare ko kuvuga ngo kwirirwa mu rugo ntago ari byiza nyine kumwe na kumwe ngo navuye kariya byo mu gihita nkora naye nika nabipanze nageze imbere gitamura n'umugabo w'umufana wanjye muremure cyane ariko umwenjenyere ubaka amazu gurisha n'amazu abarambwiye ati twahuriye hari hagati y'umusigiti kuri amahano mano kujya ku isoko bana barampobeye yitwa Manuel ati wa mugabo tenera gushatse nera kubuza ati nimero yawe ati ntayibona ati niwe nashakaga bana barambwiye ati noneho ati ngewe naragushatse ndakubura ati kano nandikira ugeze mwaka ariko ntago muri umuntu mubwengo wampaye amafaranga cyangwa wagize gute oya no kuvuga ngo ngewe ntago ari uko nteye burangiye n'impamvu nabyo turaza kubigeraho tugeze kuri bayaka ubu mugabo ahitamo nimero yarambwiye ati ngewe kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri umpamagare kwereka ibintu twikora byiza birambye nanagufasha umugore wawe mujye mu rukiko wabyumvishe tinumvishe ko washatse ati ndemura gukurikira ku macano yose tinumvishe ko washatse turi kurashaka kugira gute kugufasha ukajya muri cyuka umuntu w'umugabo none wewe n'amategeko tina mugore wa mbere akabona yuko noneho ari uhagaze neza urumva noneho gushimirwa Manuel w'umwenjenyeri biya bivuyeho urabyumva neza ubwo mbo nditaye ubwo ngo twahageze noneho ubwo usase tugarutse ko hamwe twari turi ariko byo warumbaje kuri uwo muntu wamfashije nyene umuntu arimo namushimira ukuntu yamfashije n'iki bara no kuvuga ngo nta muntu ujye umenya aho bwirageze kandi bura kubwira ngo gira neza wigendere wabyumvisha no kuvuga ngo kano kanya niba nkubwiye ngewe buriya sese ko nawe nabonye iri mu bantu baba YouTubers bizera ariko wenda ukaba umeze nk'umuntu ufite umeze nk'umuntu wahawe uburere babyumvishe
ariko si twese buriya ntabwo twese siko twagize amahirwe yo guhabwa uburere. Uburere bwanjye si bwo bwa Nzovu, uburere bwanjye si bwo bwa Yaka. Wabyumvisha buri murabyo afite uburere bwe butandukanye. Ubwo rero ebana nanone harimo abantu bashaka kongereranya na Yaka na Nzovu. Nk'umuntu nkumva arampamagaye ngo Nyamabondo kuko cyo utagiye hariya, sibyo? Nyamabondo ti kuki wowe tubagomye nawe kuburi hariya kubera ko bari abantu ahantu hose muri kumwe mukorana, tubagomye ko wari uhari nawe no kuvanga ngo ngubwire muntu nkunda cyangwa muntu unkurikira ko yandi macana. Mwebwe nimukibwira yuko ngiye bino bintu bimaze amezi ane. Ari by'umugabo yambaza ngo nabiyizemo one. Nabwo nari mvuye Madrid ndaza mbura akazi bitewe nuko nta kwizerwa kwari guhari. Buza ahantu njyanza muri bino bintu nabyo biranangora. Uzaje ngo napfe ibintu wapfa kuza mu gitondo ngo uhita ubibona cyangwa ubona umuntu gutunga kamera gutya imbere. Buza abantu bari mu gihugu cyangwa bari hano hafi bashaka ko batunga kamera ariko babuze umuruzi batunga uko bangana. Wabyumvisha? Ubwo ngira Imana bino bintu mbizamo bigoranye. Nataye nkura kuri telefone. Dukoreshaga telefone. Ubu nubwo niciye kuri kamera nziza. Bivuyeho. Channel ya mbere nagaragayo nziza niyo bita Kigali Live TV. Niho bandimbati bamboneye. Rimwe na rimwe rigiye kuvuka nk'umuntu kuziganira ngo ndimbati nawe kuzamuye. Ntago ari wanzamuye. Ko nagiye kubimusaba muga ko mfite impano wamfasha iki nk'umuntu ngo tujye dukorana. Aramwe ngo nta mpano ufite ahubwo ngo gwibumba ico mujye gura kawunga. Abyumvisha niko ndimbati yakubwiye yambwiye. Ariko mbonye ahandi arampamagara arambwira ati burya kwibeshya bibaho. Ati ubwo niba warabonetse kandi tizi ngukoresha zaza nkwishyura nk'abandi nkuko bakwishyura. Kuko yamamagaye arangurisha ndamukorera kanyishyura. Kananyishyura neza. Biba bivuyeho. Njye kureba umundi wundi nawe arabyanga. Noneho n'umango kugira ngo njye kurega Siraje. Nawe araho yambonye. Bura none ngiye iwacu buriya iwacu mu rugo ni muri baracu byo kukagugu. N'ababyeyi baje ubu ngo batuye. Ngiyewe nari nigiriye mu rugo none mbonye harakurege ikira gipangu cyo kurararume. Rararume hariya. Ndahabona. Ndabati reka njyayo ndebe ukuntu hano hantu ndebe nibikorerwamo. Nkaba nifite ubufaranga bwanjye bukeye 6,000. Ninjiramo nigura Primus ikonje. Nicarira muri jaride. Nicariye muri jaride nyiri boss Gisirade arahansaga arambwa ati bana ati bimeze bite ni sawa twikoranire. Wabyumvisha? Aba nkubisa akaganiro ka mbere. Arambwa ati none ubwo nibwo abantu babikunda tejo turahatwika. Nuko ninjiye muri Gisirade. Makora 2 3 4 makoze ubwa gatatu akira mu ikipe. Urumva ngo hoya haba ikipe ubugomba kwinjira mu kemezo. Ije mu ikipe ndemezwa. Wabyumvisha? Rimwe na rimwe mbwira n'abantu ari abantu babona wenda tubare nko muri kuno kwezi kurangiye nkozeyo 2 cyangwa 3. Bakaba babibwira ko batambonayo buri munsi nkuko bamonagayo mbere. Nuvuga ngo bura turi timu ndende. Ibamo bamishwa n'abandi benshi utajya ubona. Nukuvuga ngo rero ngiye buriya niba kuba mba ntabonetseyo cyangwa ntagize. Nuvuga ngo igihe cyaje kiba kitarageraho. Buvanga igihe cyane nanjye ubwo ugiye kugeraho nkore buri munsi. Kandi ubanga mwivuga niba mubonye Nzovu ngo kucya akora buri munsi bafite uriya bafite uburyo apanga ibintu bye. Uriya niwe nyiricana. Twebwe turabagenerwa bikorwa. Ntabwo turabafatanya bikorwa. Wabyumvisha? Ubanga rimwe rimwe nimukibaza ngo kubera kutabonye ahantu umuntu wumve ngo byacitse. No muvandimwe tunavugana buri munsi n'ubanga arampamagara akambwa turabibona tubimeze gute. Nyama ngira ngo ukira aho ngaho twese ukuntu tugenda tuza ndabyibuka uretse natwe muri buri kariyeri ntituburi bitugora iyo tugiye kubyinjiramo. Utazabona gutya abantu bo guhamagara kubona telefone 10 zikuhamagara icyari ngo dukore umuntu abona ati yararogesheje kandi biterwa n'imbaraga umuntu yashyize mu bintu arimo arakora yitanga. Kandi urimo mu bantu bakora ibi bintu bari seriye. Utandukanye n'abaratubona ugasanga umuntu yitoke arakunzwe ariko ugasanga si umuntu mwahana gahunda. Imvune ushobora kuvuga ati ibi bintu nubwo maze kubona aho ngeze aha nzi ko hano wifuza kugera ariko ahangeze hari imvune nahuye nazo igihe kineke zamfashije kwihangana nihanganiye kuyongera ahangaha ni nk'izihe. Yes, imvune ziba muri bino bintu iyo ukibizamo hari igihe umuntu aguhamagara ukicara ugakora wahaguruka ntanakwishyure
iyo ukibizamo aho uvuga ngo genda ngo nashaka kugufasha ibi n'ibi bitewe no kuba ukibizamo hari uburyo witwara nyine ugerageza kuvuga ati basi imiti ikeneye igendera imvune zizamo bino bintu ariko naje gusanga birakwiye rimwe na rimwe hari igihe umuntu agutelefona akubwira ngo wanshyize kuri kamera nta hantu asanzwe azi cyangwa nta hantu muzi rimwe na rimwe wakumubwira ati basi kugira ngo nkushyire kuri kamera hari ibyo ugomba gutanga bisabwa kuko kamera buriya nabonye isaba ibintu byinshi, isaba umuriro, kuba ari na rimwe bajya mwana zikodesheje 15 cyangwa 10 umuntu agashaka kuza kwicara ku buntu kandi tubona atari bunacuruza suko ibintu bikoze cyane. Nagira najyaga mbyibuza nkavuga ati kuki batankira kuri kamera kandi mbona bari ibintu byoroshye, bino bintu birakase. Niba umuntu akubwiye ngo muha amafaranga kugira ngo ugaragare, uko iyo ugaragaye kuri kamera nziza cyangwa ahandi kuri kamera nziza nibwo yaya macano yanda kubona akaguhamagara. Yego. Yes. Agarovanga bana hano nagezemo nsanga harimo ibintu harimo imvune. Hari nagiye ugera muri ibyo bintu abusanze muri mwe niba nabyemere ko muba mugomba gukorana cyangwa kugira gute. Ariko bikarangira bitewe n'ingufu washyizemo ngiye bino nabigize akazi. Kuko urumva nta kandi kazi mfite niko kuri kandi. Karumva ngo mba ngomba kuvuga aribyo bigomba kuntunga. Uri mpamvu nyewe rimwe na rimwe abantu bafite amacana cyangwa abantu bankoresha ikintu bankorera baragenda ingira gahunda. Cya kabiri ndi inyangamugayo. Ni jewe umuntu aha amafaranga akavuga ati uyu muntu azayakorera. Nta wundi muntu apfa kuyaha muri bano dukorana ngo bizapfe gukunda. Biragoye. Umuhamagara umubone. Cyane imbere y'Imana ndumva bigoranye. Biragoye cyane ndabizi. Wenda kamera nko kuri nyirabitanga n'umuntu nkubite note y'ijana. Nta kuvuga ngo yahembwe nkamwe ngo nami note y'ijana ntaga bitekerezaho. Arambwa ati n'ubundi wose ko ari we umuntu akenera akamubona. Urabyumva? Ariko muri bano bandi dukorana kugira ngo byagorana kugira ngo uzizere umuntu. Nuriya mu boss wanjye dukorana uriya Exrage. Yampaye 200,000. Neza. Yarambwa ati uzakora byishyura kandi no kuvuga ngo ahubwo se nta no kwezi kwagezemo kugira ngo mbimwishyure. Nabimwishyuye nko mu minsi 20. Byari bishizemo birangiye. Cyane. Sibyo se? Nicyo cyambere. Yes, ikizere no kuvuga ngo wowe ibyo ukora ibintu urabona barabigize ubunyamwuga. Yes, no kuvuga ngo nangiye kuvuga kuri Bayaka. No kuvuga ngo Bayaka bira bintu bagiyemo bya Janet Comedy. Yego. Kuvuga ngo baradufite umumabuje mwiza ari we nyirabitanga niwe bagire muri radio. Arabipanga biremera. Ariko nge barambwa ati wowe ntago uragira aho ugera. Ngewe ndavuga ati nge nta kibazo gihari. Uwo bitamereza za kubafatana ari impari. Banamucika nari impari. Urabyumva neza? Yago bamuzengurukije Kigali. Bamuzengurukije Kigali. No kuvuga ngo bimaje kuvaho. Birabaye. Bamwe batangira kumamagara ngo Nyamabono nawe wakagombye ngo kuba urabyumva ngo wabaye nkande ngo wabaye ngo wagombye kubajyanye na Bayaka nabandi Bayaka mbabwire mwabantu bari abantu ni superstar Yakananzovu n'abastari muri bino bintu. Bino bintu bimaze imyaka irenga 3. Yakamaze 3 yonyine se? Bene bino ndatanga nzoba bimaze imyaka irenga 5. Yakamaze imyaka irenga 5. Je bimaze amezi ane. Kuyo ushaka kunyuruza umusozi urugira ngo umpanuke. Bagira ngo umanuke nyine. Kandi ubumango nanone rimwe na rimwe kangubwira n'abantu rero. Badukoresha cyangwa abantu baba ari hano hanze. Hari akantu niba ari buri ngune yavuze. Barabamuje kuri Yakananzovu. Karebo superstar muri iyi minsi. Asubiza akantu yasubije ijambo ryiza yavuze ngo abantu bakunda abantu bameze nk'abariya wabyumvise ba bantu uw'ibihumbi 10 mukanya akaguhamagara kubwira ngo yabihumbi 10 birashyize ngo nyongere 1000. Wabyumvise? Yego. Ati bura nabo niba mara kubyinjira niba byinjiramo neza bakareka ibyo nabo bakamenya ubwenge bazabajugunya tire gukora kwa kimeze kuriya temamubona ari abantu beza. None ahita avuga kantu ngo ngo twebwe dupfikina ba manager. Tuje tumaje kumenya ubwenge ba manager dutajya kuvuga ngo kuki murya menshi kuturusha niwavukira ibibazo cyane. Nukuvuga ngo ngende muri bino bintu mfite gahunda mfite nicyo nshaka. Nshaka no kugera ku ntego. Ngiye mfite abana 3 bafite ibyo bambaza.
mfite mama wanjye mfite na papa wanjye aribyo ngomba kubagenera. Abana aho baba bakenera amashuri bakenera ibiki cyo kuza bino bintu nta kintu bishinja biri mu bintu bimfasha kuko ntago ndabura amafaranga y'ishuri. Sindabura umwana ngura ngo papa ngo nkeneye boda nziza ngo nzibure. Ntaramwe ngo iki niki ntago ndabura minerval. Si ibintu byo gushimirwa cyane. Reka muri no kukubaza iki kibazo kigera kiti urumva abantu benshi ntago bafite nkabaho abantu bakora bino bintu ari seriye. Ashaka kureba akavuga atari ko ni gutuma umugabo ungana n'uyu nguyu ashaka kurirwa imbere ya kamera akora ibintu nk'ibi ngibi. No byakubitiraho nawe n'ingano yawe uburyo umuntu nyira kubona akavuga ati mukire nk'uyu nguyu ibi bintu abantu nk'abo ngo babwira gute? Yes, ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe kubwa n'abantu babona tubikora bakumva ko tubikorera ubuntu cyangwa bakumva ko atari business. Ibi bintu turimo twebwe ni business kuko bino bintu biratwishyura. No kuvuga ngo nabyo bintu bya mbere byishyura neza nta n'ikintu bitakugezaho ariko biturutse kuri discipline. Yego. Kuvuga ngo iki? No kuvuga ngo bino bintu niba bimaje kugeza ku bintu byinshi nta muntu niyibye. Wabyumvishe? Nta muntu twagiranye ikibazo. Mbere narabago mfite ibibazo n'abantu. Ubu nkaba naremeye kwicara imbere ya kamera nkabanyura kuri kaburimbo nemye. Urabyumva neza nta kintu nikanga kubera bino bintu umuntu abisuzugura ati. Nyina hari ukuntu umuntu arakavuga atari ku mugabo ngana nka gutya ntiyagakwiye kwitwa nyamabondo ntiyagakwiye gukora ibi ngibi ariko iyo ni yamyumvire y'abantu nyine bari aho ngaho. Noze ko umuntu bamwita kibwa kandi atazahano rizamugeza. Noze uvuga ko wanyise nyamabondo kandi rikaba ari ese ubundi ryavuye bari kwisi cyane waryise. Oya no kuvuga ngo ngewe naraje barabanza banyita Big Boss. Nyakwigendera. Ni yapfuye nahari. Ariko rubuze iri zina bari nyite kuri Gisiraje. Ni Manibori yinyise nyamabondo. Nawe uravuga ati zina nirikujije. Ni iry'umwuga mbonere nakunze bamuhe n'umuntu ariko namwe abantu babasikama tuba turahuye duhurira Igisenyi abanyumvisha ukuntu izina nyamabondo n'iki byose ndabimwa n'amafoto yanjye n'iki tujya no kwa noteri anyizeza ibitangaza ashinga nacana n'ibintu binagenda neza ari we uriya mushuti wanjye Bobo akorera ariko no kuvuga ngo mani ntago uwo muntu abaho. Ntabwo abaho? Ni ukuvuga nyine niwe muntu wa mbere nabonye utabaho. Ni ukuvuga ngo sinzi imiterere ye. Mwagiye konotera ataraguha ifungo ryawe? Mbere Imana hari igice cyatanu yamaye do. Aya hazakigubwo ngubwo ntago azakiba kuko nta na gahunda afite yo gukora no kuvuga ngo ngiye ndashaka kuwambe kwa buri cyangwa kwa kabiri nzabyukira kwa notera aho twabikoreye. Profile zanjye n'amazina byanjye byose abikureho bive mu nzira. Mwangu arimo aracuruza izina ryawe. Arimo acuruza izina ryanjye kandi mu masezerano bivuga ko tuzatugabana 50 kuri 50. Ariko no kuvuga ngo nabonye nta gahunda. None uvuga ngo uzi ukuntu abanyarwanda duteye nanjye ndimo. Ntago abanyarwanda tujye twiga. Uranyine uvuga kubera ko giye birete nabaye muri societe y'abantu benshi. Burangiyewe nubwo ubona dukorana ariko ntago napfa kukumenyera kuko ntago nkuzi neza. Sinzi niba umugira umujinya, sinzi niba uhubuka, sinzi niba ugize. Wabyumvishe? Ariko uhura n'umuntu agashaka kurusha ubwenge, nta nubwo nakuzi neza. Wumvise kuza rya mbere twebwe dukora. Kushaka kumva kurusha umuntu ubwenge cyangwa ushaka kurusha umuntu ubwenge utanamuzi neza. Kucyumva ko umuntu atanaguye mu kirariko. Ntacyo umuntu akwiye kukibazaho. Iki nicyo kintu cya mbere umuntu agomba kwiga. Niba ukorana nyamahoro ni muntu ki? Urumva ngo ngiye nkunda kuburaga ariko buriya ntago naburaga nawe. Ari kumenya neza. Bagomba kubanza nkakumenya aba turi muntu. Nimuteraho ubuse ntabwo abyita nare ntabwo abyita ariko zikari nk'umuntu mama muri munaganira kandi yarasanzwe ari muze munaganira bavuga ngo karye nyoko ikabibaye impamvu yo kwangana mu buzima bwawe bwose no kurwana byaha atagukubise ibyo nyine mubwira bara ngo banze umenye umuntu imiterere ye sibyo se niko bimeze. Okay, mwabyumvise ngira ngo nyamabondo bisobanuye neza akazi nakazi nta gupinga akazi kari gasuzugura umuntu nta kazi karuta mu minsi yashize ngo discipline ngo ntago igabura. Oya hari ikintu cya discipline ntago yishyura inzu. Kuko ngo discipline bamwe ntago yishyura inzu ntago byose babuzana mu discipline. Urabyumva? Nuvuga ngo ari discipline bari ngombwa n'igihe bitaba bari ngombwa. Yes, ni ukuvuga ngo abafana banje mwakunyaga kurandi macano itsawe bayita yawe TV. Bayita yawe. Yawe. Kuvuga ngo iyo bavuze ngo ni yawe nyine ni ikintu cyawe kigira icyanyu
ukuvuga ngo ikintu musabwa ntabwo ari ibintu bigoranye, rega ntabwo tuba tubatse inka, ntitubatse imodoka, ntitubatse esanse, ntitubatse amafaranga yo kuduha, ni subscribe na share gusa na comment, ibintu bikagenda neza. Ubundi ibyo biragoye, ibyo ntabwo bigoye rwose, kuko n'ubundi ugura mega ukwezi iyo ziragiye barazitwara, si nk'ibyo byose kandi wasanga hari umuntu wanga kubikorera ubushake cyane, ukavuga akahita avuga ngo hoya ngo uyu nguyu ngo wapi, wabyumvisha ni ibibazo. Urumva ko umuntu burya kugira ngo ava ahari agere ahandi hantu runaka bimusaba igitambo, kwihangana no gukora cyane, siko bimeze, ukabirukana sonza. Ubundi ngo ushaka gukira inzara urayihingana. Abana bato ntabwo bumva ibyo bisobanura, ariko nuvuga ngo ni ukugenda ugakora niyo waba ushonje kugira ngo ubone icyo uza kurya ku mugoroba cyane rwose. Ariko mu buzima busanzwe Nyamabondo atandukanye na Nyamabondo tubona imbere ya kamera. Banavuga ngo ngiye mvuye imbere ya kamera bano umuntu usanzwe, nubwo n'ibintu nabigezemo wenda abantu bakaba bamaje kumenya, ariko jye ntabwo niyemera. Iyo mene umuntu akambwira ngaranze ndamusuhuza tukanaganira. Niba umuntu amamagaye kuri telefone ndamwikiriza, niba umuntu amwe ngo wamfashe kugira ngo yicane izamuka, banavuga ko karakana akoze ko kuzamura Yannick arangiye ushizeho ntuza ya mbere bigatumbagira, byatumye abantu bose bigaragara yuko aho bamunera bamakaza. Ariko bino bintu bisaba umwanya. Rimwe na rimwe ryawe wibwira ko washyiraho akantu uyu munsi bakahita bakareba. Byibura niba utangiranye na cano ari nshyashya, byibura akantu gatangira kurebwa kugira ngo abantu bakamenyere ko wa muntu yagezeho, umumaje gukora butanu cyane. Akambere baba bakikiga, aka kabiri kakagira hagati ya 300 iry'itanu n'180, aka gatatu kakagira hagati ya 700 gutyo, aka kane kakagira icyatanu, aka kabiri kageze muri 500 gutyo na gutyo, ugasanga nuko umuntu agenda azamuka. Wowe kuva ngo ugiye gucinga cano, ngo ugiye kuzana yaka na Nzovu na Nyamabondo, ngumve kungura nguma monetize ngo utangire guhembwa ngo ya ibintu ko binavuna by'amacano singifite gibabwira. Ariko ibintu biravuna ngo ariko kutayivuga ngo abantu baze kunyura areba kandi oya se paka muyivuga no uvango buri ikiza gihari. Ndafite amashusho mabi imana no kubivugaho, ariko umunsi nagize amashusho mabi meza bazabimenya. Okay. Bizagenda ndabizi, ntago ari umunebwe. Wagiye ntago ndi umunebwe, ariko ngo bino bintu cyo kintu cyambere umuntu bisaba gukoresha umutwe. Nicyo kintu leta itakwinjiramo kuvuga ngo wibyo umuntu cyangwa wageze gute, kuza ukavuga ukagira gute, abantu babikunda bakabireba, kudatukana gusa, kudatukana cyangwa kugira gute, kutabiba urwango mu bantu cyangwa kudakurura iki, ibindi byose biremewe. Biba bihagije kabisa. Nyamubona iki kintu kikubangamira muri societe, ikintu kikubangamira ugeze ahantu hari abantu benshi nyine ushaka kujya ahantu umuntu akakwitwaraho mu buryo runaka ukabangamirwa. Oya ikintu cyewe no kuvuga ngo ngiye imiteranye ntago umuntu yapfa kumbangamira ngo yapfa kumbabaza. Ahubwo ngerageza kuri abaye muri societe abantu benshi kandi batandukanye. Uze kubura kubona abantu 12,000 cyangwa 15 berego ibyaha bitandukanye. Harimo abisha abagore babo babateraho imboga, harimo bakazungu, harimo bandi, ariko mukanga mukabana kandi mukabana neza. Nuvuga ngo rero kubana nawe byanira gute se kandi arabaye muri societe y'abantu benshi. Uzi ko bura nuvuga ngo ibyaha bya mbere byinshi biba hariye, ariko ibyaha no kuvuga ngo bibinanga ko umuntu akora icyaka bakajyanwa na hariye. Niba nashoboraga kubana nabo se urumva kubana nabanga byananira koko ntago byakunanira. Hari umuntu wagukorera ikintu cyo kurakaza kumva mwarwana? Umuntu wankoreye ikintu kikandakaza ntabwo cyandakaje cyane, ni umuntu inshuti yanjye nari narizeye, yaranyijeje bitangaza, ariko no ngo nanjye ibyo naramuhaye twumvikana yuko ni naho azampa amatora, azangurira amatora. Ngeze mu gihugu muhamagaye niyamfata, tunahuye anyereka katananze, ariko arahemwereka ko ntanamuzi ko buri ibintu nibishakwa. Ntuzapfe n'umuntu ngo arabana nabonye abantu bo muryango bakunda gupfa amazu cyangwa amasambu. Ndabona ntabwo napfa n'umuntu ikintu. Ikintu twapfa n'umuntu nuko yabashaka kunyica gusa, ariko njye nyiriho ibintu birizana. Wa mugani ibintu birazana ntabwo umenya aho biturutse. Niriye jambo ushobora kusangiza abadukurikiye ubwo ati iri jambo wowe dukurikiye n'uritekerezaho ryakugirira akamaro?
ijambo ikintu ushobora kubwira abantu uvuga ati iki kintu cyakugirira akamaro ikintu cyagira umuntu akamaro nuko nta muntu wigira ibyo gusa nta muntu wigira yego ahubwo ikintu nshaka no kugiramo inama abagabo ko umugabo yaratandukanye n'umugore yatandukana n'umugore cyabagiranye ibibazo akajya kwiyahuza inzoga ngo arimo aramuhima urumva ngo wowe kunywa inzoga cyane cyangwa ko wishyira mu bibazo cyane ndiko umugore aba yereka umuryango wawe ngo dore wa muntu ababwiraga mwakibonye mwabonye ibibazo bye ari n'umva ngo iyo mutandukanye ukagenda ukajya ku ruhande ukitekerezaho noneho ugakora ukongera ukamera neza abura ikintu akuvugaho noneho akajya wa muryango ukajya uvuga ngo twarakubwiye babyumvishe ariko usanga abantu icyo kintu cyo gutandukana kw'ingo usanga ku mpande zombi batabyumvikanaho abagore nibo babi abagabo nibo babi ubundi wowe rero muri rusange ntabwo numva uruhande rumwe numva impande zombi no kuvuga ngo njye urabona ko njye nari nigeze gutunga umugore baramfunga kwihangana gutegereza abantu bampaye yishakira undi mugabo bari bagoye imyaka ingahe 7 warayikoze urayirangiza cyane 7 iyaze nagiye 2016 baraka 2023 nyambabo kukomeye cyane nk'amabuye yala urumva uteye ubwoba kabisa ni ukuvuga ngo nyine ibyo nshaka kubwira ariko njyewe ikintu cyanshimishije urumva we yaragiye agiye urumva njyewe naje nsanga yaragiye nsanga yabyariye 3 urumva yagiye ari mukuru ni byose yarabizi nanjye mvuye hariya urumva nabanje kwihiriga kugira ngo bigire buri ikosa nari gukora nukuri kutabonogera nkasubirayo ese ubwo ashaka yarabikubwiye yarabimbwiye n'abandi yarabimbwiye yaje kuvuga ati ngiye kwishakira umugabo ati birabera ntago nabitegereza nanjye mupiga umuziki navuga ati ngenda uzanira imyenda yanjye yose uzanira ibintu byanjye byose azanira ibyibanze aragenda arishakira yaragusura gase nyuma y'umwaka umwe tubone no kwibutsa abantu bafite inshuti zabo cyangwa se abavandimwe baba bari ahantu nk'hariya kimwe mu bintu ushobora kugarura muri umuntu ufunze no gusura ubona hari umuntu wamusuye urana kuvuga ngo rimwe na rimwe umuntu uri hariya hari igihe wowe umwamura abavandimwe bamugezayo ukumva ngo ntago azavayo cyangwa kumva ngo igikuba cyacitse imana ugera ari ugasanga hariyo bije y'igihugu usanga abantu utajya gukeka ko baba Dubai baba muri Amerika baba mu Bushinwa ukabasangayo ugasanga niho bibereye nk'umuntu akaba yarabuze Bob yarabuze ahantu hose abantu ugasanga niho yiberera n'iki irwa yisomera dictionnaire dose reba kugira ngo wemere njye mirongo yansanze yo ndumirwa mirongo plastique uriye urabona ukuntu ari umuherwe nanga no kumwumva ni nko kumva Imana nsanze rero nafite n'icyunda hangaha ndavuga n'umuhungu we bita ngo Jean Pierre nibona ese mbona ko nyine isi ni gatebe nta balance none hano wenye nyemereje mirongo atashye nta kintu kimwe yasize muri gereza n'intebe biciraga yarayitahanye intebe sabari yawe urayikoreshereza yarayitahanye wabyumvishe ariko twebwe babaribwe kuko buriya ari ubuvango buriya abantu twebwe tuba turi mido tuba dufite umutima wa kimuntu ariko abantu babareje barageze mu rundi rwego Imana babumva yuko baba bagomba kuganira n'Imana cyangwa n'abandi bantu bareshya burana nta nubwo bano bantu bari bari hejuru nta n'umutima bagira uzi kujya kumurureba ukavuga ngo ufite ikibazo nk'aya akagikemuye akavuga ngo nta kintu afite ariko kugira ngo wemere urabona ufashe umumotari ukavuga ati ko mfite ikibazo wampaye 2 yabiguha yishimye ariko ujya kure umuntu ufite sitasiyo ukavuga ati wampaye 2 aravuga ati byakomeye nta kintu mfite wumvije kuri siteye wowe ni ibibazo nuvuga ngo urara baringeri zose hari umuntu buranga gusura umuntu kandi uvuga ngo wanga gusura umuntu nose ubwo sinavuye arasimeze neza uzuranye nanjye Imana ntakubeshya n'imbere y'Imana hari n'abantu wasize mu gihugu waje ubumaze gucaho nanone asabara umuntu wenda tubare tsezo ko bavuga ngo ndirata hari umuntu waba uri mu gihugu ahangaho utaragira smart TV kandi arahamusize benshi cyane ugasanga na kano telefone ka Android kugagira ni danje ni nka kwa kundi
ushobora kureba umuntu wenda n'urugero nk'abantu bavuga ngo kuri urongorwa n'umuntu ushaje cyangwa ukarongora umuntu ushaje bagati buriya minsi ngaza abapfuye reka ngende njye ku mafaranga yiwe bikarangira umutanze gupfa. Bose reka nkubaze njye mfite marume ejo nagiye kumusura nari nurutse nahanga Imana arenda gupfa ari no banga umutwe twanamutanga no banga ibintu by'Imana bigira ukuntu byabyo byubatse none twa tugashaka kubigenderamo kandi ntago biba bihura uri burumva ibintu by'Imana biri ukwabyo n'ibindi biri ukwabyo. Hari umubyeyi umaze iminsi amamagara ansaba ubufasha niba yarabonye mbyibutse agira ngo ndi umubose nibaze kugira cano ese undi waheraho neza ntuyifite noneho yanyandikira ramwe ngo iyo mbonye urya ngafite umwana ubana n'ubumuga bw'ubuhumyi nabo ubana n'ubumuga bwo kutumva bose arabafite barabana bose ngo namufashe iki ngo ajye abona ibyo kurya mbyibazaho ibyo bintu ariko nyamara bazana ntago bareba ntibanavuga nese uwo muntu wari tukazamusura abagukunda naye bamukunda bakamufasha basi byibura umuhamagare se umuhamagare none wamuhamagara tukazamusura kuko ntabwo amuhamagara gutya ngiye ntaca no mfite nta kamera ngira oya ngiyewe twazagenda tukamusura oya reka nkwereke ikiza gihari urumva wowe uri umuntu w'umugabo nabonye rimwe na rimwe urindi ijambo ryawe urabyumva yego uwo mumama aranyandikira ku buryo urabyumva erega hari igihe udashobora kumufasha mu buryo bw'amafaranga cyangwa ubundi buryo ariko ukamugeza ku bantu bashobora kugira icyo bamumarira. Icyo ni cyo umuntu yakora kibanze icyo twagikora mu buryo bw'ibanze nkubitira akaganiro nkumva nkumva nanjye isoni ziranyije reka nkubwize uti nawe iyo uri kurya siba natwe tukureba tugukamera inzara iratwica oya ndimo ndabyumva mani ndimo ndareba ibintu yanyandikiye kuvuga ngo twebwe iyo tukubona tugukamera turi no kurya ubwacu inzara iratwica none bazira umuntu ushonje noneho kurusha twebwe arimo arakureba uri gukubita inkoko yawe hariya bagatica no yicanira gabo kigabo cyarariye mane wo mumama nanjye aranyandikira cyangwa kamamagara nkumva agenda karanyije nabibaza ko birabije utajya ubimara ubimaze iki nyuma yo kurya we ntago mbimara none se urumva se wabura icyo ufasha abantu no kuvuga ngo ariye kayigeze kuba muri gereza wajya umena ibigori bakaguhana ariko biba bikwiye noneho wabugiye kubiha twebwe umuntu ugiye kubiha cyangwa uri bubihe babitaga baribwe wabwira nk'umuribwe ati nkwiyera ibigori se akahita akubwira ati kugira ngo mbirye urashyiraho na voka voka hariya rero voka araba ari iboro akaguca amande kugira ngo abirye na hano ni iboro avoka zarabuze ahangaha wenda mu gihugu ntacyo hariya nyine kugira ngo uzabone umuntu urya voka niba umenye nyine ngo bana ati niba ushaka ko mbirya urashyiraho voka kubibona byo nyine biba bari danje kandi no kubimena bakaba ari buguhane wabyumvije nimbere meno ukajya guhiga voka ndabyiyavuze umuntu abirya ibyo nashaka kuvuga nyine kugira ngo byerekeye natwe hano nyine kugira ngo bano bantu byumve twebwe muratugabura mukana twishyura nere nk'uko nyine byepfe nyine muragomera ngo nguhe ibigori ngo ngo n'ubudakira voka ntabwo none baramuha ngo voka irahari akatabanga urashyira na kacyayi kamata ngaho rero ariko kareba guhanwa akazamuka kabirya akabona cya cyayi cy'amata na ya voka ariko kugira ngo bigende neza uyu mubyeyi rero ngo niba yitwa Uwizeyimana ubwo mama ndaza kubiganira bano bantu turi kumwe bashaka ukuntu twagusura yakubwiye ko atuye hehe atuye Kimisagara ni na hafi iri bapaka twajya kumureba ku wa mbere
kwa mbere ntabwo byakora kwa mbere hari gahunda nyinshi zindi urashaka umunsi nko kuwa kabiri dushobora kumusura. Yes, urashaka umunsi uri nta wamenya tuzajya kumusura. Abantu bose badukurikira ukuntu bangana bakureba bareba ibyo dukora, ntabwo ari umuntu wamushakira n'ikiro cy'isukari, ntabwo ari umuntu umuremera. Bana umwe ngo inzara bimwishe ngo none yambwiye we ngarukuna barimo kureba turimo kurya ngo atari bunarye. Ariko se nanone nkibaza niba ari umukene bigezaho ko kureba bino bintu bihenze mega zikuraye. Nicyo nagiye kukubaza nanjye. Reka tujye dukomura. Harimo n'abantu bajya gufata akawi k'abaturage. Ariko uzi ko ari byo bakora ku kagari wacu. Byaroroshye. Ku kagari wacu abantu baba bitendetse ku kagari k'iwacu. Hariya gara mu Gitega. Bitendetse kabisa bose bagiye guhiga wifi cyangwa ku kigo cy'amashuri gihari. Urumva rero hari igihe usanga wenda nk'ahantu atuye mu gipangu harimo nk'umuntu umwereka avuga ati dore bigezweho, akabona umugabo mwiza ungana nawe yiteretse inkoko wakawunga kabuze akavuga ati mwamubonye. Ahubwo nge numvise umuntu arushana Nzovu gukoresha WhatsApp. Oya nose Nzovu barayigira. Ayo bagira nyine nawe byumva. Ariko ikiza gihari nuko tuzamusura. Ntidusanga murakoze nanjye ubwo ndaza kumumenyesha. Ntidusanga beshya ubwo ntaza badutengushye. Oya nukuva ibihe bizamubwira. Nuva twe igikorwa cyacu twagikoze twanagitangije. Buri hari abantu basike bagira ingeso yo gusabiriza kandi ubona atari nziza. Ejo nabonye umuntu yari live bari gucisha match live. Noneho umuntu aza muri comment yandikaho asaba ubufasha, ashyiramo na code ngo ndarwaye mvuye mu bitaro ati cyo kurya wapi, agashyiraho na code. Nose umuntu urwagira code ati oya code shaka kwa nyifite nacuruzaga nkarwara ariko rimwe na rimwe ugasanga hari n'abasikama. Njyewe nta n'imbere y'Imana abantu mu nkunda kandi mu nkurikirana. Njyewe nta muntu nzasaba. Nta n'umuntu uzabwira ngo name. Kuko njyewe ndacyafite imyuka. Wowe niba wumva bikurimo bitewe n'ibyo nkora cyangwa ko byagushimishije uzandemere. Yego. Ariko nibyo byiza bundi. Ariko Bob birabyo kwicara ngo mugakora fundraising ngo kanaka ngo bimeze gutya na gutya. Rimwe na rimwe abantu bamaje no kubihaga. Namaze kubihaga. Nyuma bareka tugushimire. Ngira ngo twaganiriye kandi nta kagaruka n'ubundi hagiye kuba mu rugo. Oya hagiye kuba mu rugo. Tugiye kuma y'ukwezi ubundi nkaza tukajya twatwika. Usanga bicemo nyine ibintu bimere neza. Kizaza umfasha nka kuko mwego mumaze muri bino igihe kirekire. Rimwe na rimwe mwamwibwira yuko mamuturusha ubwenge koko kuba mwarabishinze. Ariko natwe tugiye tubarusha amayidi. Yagiye nko kubisa nk'akantu. Mamuturusha n'amafaranga. Mamuturusha amafaranga. Uzi ko uza kuri channel y'abantu cyane ziragabura. Bagashyiraho inkoko imwe ukajya imbere ukerera imbere ya kameramani n'umunyamakuru aho ngaho bari kumira amazi akanakwishyura ukigendera. Nyawondo yarambwiye inyuma y'ikiganiro ati rero bamubwira wagiho i Remera ati rero ndya henshi pe yegera uhite wirira mwana. Wowe niko babikoze man. Urumva akazi kabaye akazi. Ngiye gukora hano mbanza nkabwira kameramani kuko rimwe na rimwe bano baboss arya batemera ko abakameramani barya. Urumva ngo bura abakameramani bashatse byaba byiza cyangwa bikaba bibi. Iyo ngeso nimbi no mu buku usanga umukameramani agiye kuri buffet ati barakwishyuye. Ukibaza kandi ntibamuhereza iminota 30 ajya kuri lunch ajya kwigaburira kandi ubwo bushoboza bufite yakigaburira. Aho gasaba ntibashaka ko yarya de. Ubwo urumva ngo nagombye kumukameramani yagombye kujya arya mbere. Noneho yakwa ko namaje kurya mbere nakaza gufata bya bintu. Bone ntazaje umuntu kubeshya. Ameze neza. Iyo mu gifu akora neza. Nibwo n'imitekerereze ibimeze neza. Bimeze neza. No kuvuga ngo rero bafana mudukunda kandi mudukurikirana nakagaruka twabwiye icyo tubasaba si ibintu bigoye n'iki ni subscribe na share na comment. None icano biranoroshye ntago bya byo kuvuga ngo ugiye kwandikamo dirigiteri ngo ugiye kwandikamo diodora cyangwa iki ni yawe. Yawe mu kinyarwanda nka kuri abavuga ngo ni yayu. Uko hayi bivuga wa. Yes. Uvuga ngo ni yayu ni kuri abavuga ngo ni hafi yawe. Hafi yawe. None nawe twa ni yawe uvuga ngo ni yawe nyine ni ibintu bikurimo. Neza. Bayifate nk'iyawe n'uvango kandi no kuva mwana hambonye bigere neza kandi genda buba kuko mu mutuma nicara ahangaha. Turabakunda kandi tubikuye ku mutima naho akagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.